Iyi video irakwereka urukundo rwa nyarwo, iyi ni part 1, part 2, nimumara kureba aka ka video kari short ni kagufi, mumbabarire mukarebe mugasoze, hanyuma mbaho igice cya kabiri ukuntu byagenze. Iyi ni muyitangira mukayisoza, biratuma muri busobanukirwe igice cya kabiri uko kimeze, ukuntu umukobwa yakundiye umuhungu kuri social media akurikiye amafoto akaza kurangira umuhungu iwabo. Umuhungu rero kuko yari umukire yaje kuza mu kagare aparika mu gipangu cy'iwabo w'umukobwa uko yari yamurangiye, amuhamagara kuri telefone amubwira ko ari ku muhanda. Umukobwa asohokana na murumuna we ashakisha imodoka aho yaba iparitse arayibura. Umuhungu yari afite indabo yicaye mu kagare, aramuhamagara amubwira turimo uranyuraho, umukobwa agashakisha imodoka akayibura. Murumuna we akamubwira ati erega n'uyu nguyu turimo kunyuraho. Umukobwa yanga kubyumva. Part 2 ikwereka yaje mu modoka y'agatangaza, akagare bagashyize mu modoka, wa muhungu agenda n'amaguru ariko bigasoza yegukanye murumuna wa wundi yari yakunze. Nyamuneka urukundo bavuga ngo ntirugira amaso, urukundo nyarukundo ntirushingira ku bintu. Iyi video iratwigisha urukundo icyo ari cyo, iratwigisha harimo inyurabwenge nyinshi. Nimurebe iyi video ndaje mbahe igice cya kabiri, hanyuma musobanukirwe urukundo nyarwo uko rumera. Ahangaha barimo barashwana muterana amagambo amubwira ati ni gute umpamagara wowe, ntuzongere kumpamagara. arimo aramwiyama ati ntuzongere kumpamagara n'undi munsi. Murumuna we akamusaba imbabazi akamubwira ati genza gake cisha make. Umukobwa aranga. Ariko kuri part 2 nkuko nabibabwiye, uyu muhungu ntabwo agendera mu kagare, yashatse kumwihishaho ngo ari naha yamwihishagamo kugira ngo asobanukirwe uyu mukobwa uwo ari we. Hanyuma part 2 agenda n'amaguru, akagare akakabika.